Dr. Ndagira ngo gihereye ku muco wacu udusobanurire uburyo waganiriza umwana wawe umukobwa wageze mu gihe cy'imihango ushaka kumubwira ko akwiye kwita ku isuku. Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Aha rero buriya navuga ko kwigisha umwana ntibigira imyaka biheraho, ntibigira buriya na tekinike y'uko umuntu abikora. Kubera iki? Kuko buriya umwana uko umuha amakuru hakiri kare niko uba ukoze neza kurushaho. Buriya imyaka abantu bavuga ngo dutegereze ko umwana ajya mu mihango abasoreka ngo dutangiye kumubwira ibijyanye n'impinduka ku mubiri we, oya. Baba batereka dutegereze ko umwana ajya mu ishuri kuko mu ishuri nabo basigaye babyigisha ariho dutangira kumuganiriza, oya. Ahubwo burya uyu mwana yagombye guhabwa amakuru kare gashoboka akiri muto. Ndagira ngo nshime mugenzi wanjye avuze ati no ku myaka ine rwose wamuha amakuru. Igituma tubivuga ni uko buriya ababyeyi hari ukuntu dusigaye dukererwa guha abana amakuru, noneho ugasanga umwana arahohotewe bishingiye ku gitsina, wenda umuntu amukoresha imibonano mpuzabitsina ku myaka 3, 4 kubera kutigeze umubwira ati niba ari nk'umukobwa umubwira ati ntihazagire umugabo uzagukora ku gitsina cyawe, kuko aranakubaza ati iki ni icyo ashaka kubaza igitsina cye ukamubeshya ngo ni akanyoni. Noneho bigatuma umuntu aza kumukora ku gitsina azumva ko ari akanyoni ari gukoraho akamwihorera. Ibi rero niho n'abahanga buriya mu bijyanye n'ubumenyamuntu batubwira ko buriya umwana kuva akimenya kuvuga, ubundi bavuga ko umwana w'imyaka 3 aba amaze kumenya kuvuga utugambo muganira, burya bamaze no gucuka. Nicyo gituma burya n'abaganga bavuga ati umwana buryo w'imyaka 3 yakurikirwa kuko aba ari inshuke. Nicyo gituma ahita ajya no mu ishuri ry'inshuke. Niba ugiye ishuri ry'inshuke ritangira ryo ku myaka 3, umwana w'imyaka 3 burya ijisho rye riba rireba neza. Buriya mbere y'imyaka 3 burya umwana ntaba areba neza ngo ibintu bike neza, icyo gituma usanga banirukanka bakagwa. Ariko burya abareba neza ku myaka 3 aba amaze kumenya kuvuga, amaze no kumenya gusobanura amagambo. Mwabonye ko umwana w'imyaka 3 niyo ashonje asaba ibiryo. Noneho rero nko mu giturage, aho abantu bo mu giturage barabizi, akana kageze ku myaka 3 kaba kazi ubwenge ku buryo niyo bo bagatuma kuvoma akazana amazi kandi ku mugezi wenda atari hafi, ariko niyo abonye nk'iwo batatetse gahita kajya gusura mugenzi wabo kabona umwotsi uri gucumba. Noneho bigaragaze ko umwana w'imyaka 3 bamutangiye kumenya ubwenge, ariyo mpamvu wagombye no gutangira kujya umumanyuriraho udukuru duke duke ku mpinduka izamubaho kera, ariko ntuzi niba ari cyangwa rivuga ko ntuzi igihe bizatangirira, ariko ukanamubwira n'ayo makuru nyine kugira ngo atangire abimenye, ntihage n'uzamuha amakuru y'ibihuha wenda abe yamuhohotera. Ariko noneho ibijyanye n'imihango burya ufite nk'umwana w'umukobwa ndetse n'abahungu nabo bakumviraho, burya wagombye gutegura umwana hakiri kare. Niba uguze kotegisi ari nk'umugore uyiguze, ntajye gupfurika kure cyane, ahubwo n'abana nyine bavuga ati iyi ni kotegisi ikoreshwa iki, ifata imihango ni iki. Imihango ni amazi ashobora kuva mu gitsina cy'umuntu ugeze mu gihe cy'uburumbu. Igihe cy'umubiri ni iki, ukamusobanurira ko ari igihe umuntu aba agezemo umubiri wakoze imisemburo, noneho ku buryo imisemburo ituma hari impinduka ziba ku mubiri we, ariko hakaza n'imihango igaragaza ko umukobwa akora imibonano mpuzabitsina yasama. Ibyo nyine bikagenda ubaha amakuru nk'iyo umwana akiri muto, nk'uwo ukiri inshuke, ko kuva ku myaka 3 kugeza igihe atangirira ishuri kugeza kwenda ku myaka 7, abana b'inshuke baratubwira bati jya umusubiza ikibazo akubajije. Ikibazo akubajije ari cyo umusubiza, ufungira aho ngaho. Ariko burya nk'umwana we watangiye kujya mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza no kuzamura, burya we abaranasobanuza ko no kwishura arasobanuza. Ariko nimane n'impungenge ababyeyi ko kubitangira hakiri kare nta kibazo. Mwari muzi ko buriya Minisiteri y'Uburezi yashyize mu nyigisho z'abana bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye amakuru nk'ay'ubuzima bw'imyororokere, ku buryo babyiga. Hari igihe umubyeyi atinya kubimubwira kandi mwarimu ari kubimwigisha, umwana agomba no kubikoramo n'ikizami akanatsinda. Noneho iki kintu rero ni ukuvuga ngo icyo twakora ni ugukoresha bya bimenyetso byose umwana akoresha, haba ijisho, niba kotegisi hariya ukayimwereka akayimenya hakiri kare, kwibaho, niba ari ukumubwira gukoresha amatwi akumva,
ukabwira ati iki ni igikoresho cy'isuku mu gihe cy'imihango bacyita kotegisi cyangwa ni pure nk'iyi dufite hano, iryo jambo naryo akaryumva ndetse ukakoresha n'intoki ze akaba yanakoraho akumva uko kimeze, kuko ashobora akabimenya hakiri kare, kuko ashobora kumva ni igikoresho gifata amaraso y'imihango akaba yagitinya agira ngo cyuzuyemo amaraso. Ariko noneho ukajya unafungura nawe ukamuha akanakoraho akumva ko ari umwenda nk'imyenda isanzwe ntanagitinye. Muri make agakoresha ingingo zose zituma yumva ibyo hanze kugira ngo yumve ko cya kintu ari ikintu gisanzwe, noneho ukamuha n'amakuru nyine y'ingenzi kugira ngo abe yayamenya.